Bumwe mu bumenyi bw'ingirakamaro ugomba gusobanukirwa neza nk'umutrader uri professional ni ukubasha kumenya neza sessions icyo ari cyo, igihe zitangirira cyangwa se zifungurira, zikanafungira, ndetse ukanamenya buri kimwe cyose kiranga buri session n'uburyo isoko rihinduka iyo session runaka itangiye cyangwa se irangiye. Alright, what's up my fellow traders? Murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho abatraders b'Abanyarwanda n'Abarundi baza kwigira. Muri iyi video yo gusobanukirwa neza ibiranga sessions zose dusanga mu isoko rya Forex ribera online mu gihe hakorwa iyi business ya online Forex trading, hakorwa buy na sell ya currency pairs hashakwa inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. So guys, tutarareba ibiranga sessions zose dusanga mu isoko rya Forex ribera online, nagira ngo nkubwire ko niba wumva witeguye kwiga neza bya nyabyo gukora iyi business ya online Forex trading, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe, bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku munsi ku giti cye umwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Harabona abonye birirwa bamamaza bati twakwigisha Forex mu gihe kingana n'amezi 3, twakwigisha Forex mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Abo barakubeshya rwose. Forex trading ni business ifite amasomo yagutse kandi isaba igihe kugira ngo buri somo urisobanukirwe neza ubundi unabashe kurishyira mu bikorwa. Muri icyo gihe gito ntago waba ugize icyo usobanukirwa, kandi no mu mwaka kugira ngo ugire icyo usobanukirwa nuko uba wayize neza mu murongo muzima udafite akajagari. Alright, akandi karusho kubo twigisha amasomo yacu nuko niyo turimo kukwigisha utangiye gukora practice ya trading, duhita tugushyira muri VIP group y'Icyerekezo Forex Professionals, cyangwa se group y'abatraders bafite inararibonye b'Icyerekezo Forex Academy, aho uba ukurikirana buri kimwe cyose cy'uburyo abo batraders bafite inararibonye binjira mu isoko, ukanahabonera VIP signals na VIP mentorship ibaturutsemo umunsi ku wundi. Kandi iyo group iyo uyinjiyemo uyugumamo forever, ntabwo duhita tukurekura niyo amasomo yaba yararangiye, kugira ngo uzajye ukomeza gusobanuza icyo udasobanukiwe umunsi ku wundi, ndetse uzajye unakomeza kubona VIP signals na VIP mentorship bizajya bigufasha kubasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, niba wumva wifuza ko twagukurikirana umunsi ku munsi ku giti cyawe tukwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero guteranya 250 782 44 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo iba imeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose ya online Forex trading, tuguhana mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha umaze kugira ubunararibonye mu gukora iyi business, duhita tugufasha kwinjira muri prop farms, tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya prop farm yizewe wakoresha, ubundi ukore registration cyangwa se ufungure account kuri iyo prop farm. Hanyuma numara gukora registration ugiye kwishyura account bwa mbere uzajya ukorera trading, uhite unyandikira kuri nimero yanjye, ubundi nguhe code uhita ukoresha ugabanyirizweho 5% ku mafaranga wari kwishyura kuri iyo account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kwishyura nta kibazo. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha bubasha rya technology nta kibazo. Nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi.
upfa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga, ukaba unafite wakwigisha gusa nta kindi. Alright, so reka dutangire twirebere ibiranga sessions zose dusanga mu isoko rya forex ribera online mu gihe hakorwa iyi business ya online forex trading, mu gihe cyose uzaba ukora bash na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, isomo rya 9 igice cya kabiri, sobanukirwa neza ibiranga sessions zose dusanga mu isoko rya forex ribera online. Ni ukuvuga muri iri somo ugiye gusobanukirwa buri kimwe cyose kiranga buri session dusanga mu isoko rya forex ribera online, kugira ngo ubashe kubyumva bisobanukirwe, unamenye uko uzajya uzikoresha winjira mu isoko. Alright, so guys, mu isomo ribanziriza iri wabashije gusobanukirwa neza sessions icyo ari cyo, ubasha kumenya igihe zitangirira n'igihe zirangirira cyangwa se zifungira. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza biri deep buri kimwe cyose kiranga izo sessions imwe ku yindi mu gihe zirimo kuba, kuko ari ubumenyi bw'ingirakamaro bushobora gutuma ufata umwanzuro wa nyawo wa trading mu gihe cya nyacyo, igihe cyose uzaba ukora bash na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, reka duhere kuri session ya mbere yitwa Sydney session, ubundi turebe ibiyiranga. Ngibi bimwe mu biranga Sydney session ugomba kumenya. So guys, Sydney session nkuko twabibonye itangira saa 11 z'umugoroba ikarangira saa 8 z'ijoro ku isaha ya Eastern Standard Time, ubwo ni ukuva nyuma ya saa 5 z'ijoro kugera saa 2 za mu gitondo ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Sydney session irangwa na liquidity nke cyangwa se volatility nke na spread ndende mu isoko, uko isoko riba rigenda gake gashoboka muri icyo gihe session ya Sydney session irimo. Sydney session niyo session ya mbere ifunguka nyuma ya weekend, ikaba ariyo ifatwa nk'intangiriro ya mbere cyangwa se nka point ya mbere igikorwa cya trading gitangiriraho mu gihe icyumweru cya trading gitangiye. Alright, Sydney session ni session nanone ibicecetse cyane cyangwa se ituje cyane, muri make iri kamu, itangira mbere gato yindi session yitwa Tokyo session. Iyo urebye iyi session ya Sydney session yita cyane cyane kuri currency pairs ziherereyemo Australian dollar na New Zealand dollar. Aba traders benshi ntibajya bakunda kwita cyane kuri Sydney session kubera ko nta mpinduka nini cyane igera ku isoko, kuko ibituje cyane, muri make iba irimo liquidity nkeya. Pairs ziba affected cyane cyangwa se zihindurwa na Sydney session ni pairs nka AUD/USD cyangwa se Australian dollar na United States dollar. Iyi pair ishobora kugenda pips ziri hagati ya pips 30 na 50 muri Sydney session. Indi pair ikunda kuba affected cyane na Sydney session ni pair yitwa NZD/USD cyangwa se New Zealand dollar na United States dollar. Nkuko bimeze kuri AUD/USD, iyi pair ya NZD/USD nayo ishobora kugenda pips ziri hagati ya 30 na 50 muri Sydney session. Alright, ibyo ni bimwe mu biranga Sydney session. Session rwose ibituje cyane. Ikindi kiranga nuko ari session iba mu masaha y'ijoro, isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ni ukuvuga abantu benshi baba baryamye. Navuga ati nk'umutureda uherereye muri bino bihugu byacu nta n'impamvu yo kuyirebaho cyane, gusa kumenya uko yitwara biragufasha mu gihe izindi session zitangiye, kubera ko ubuzi uko iba yagenze. Alright, iyi session ya kabiri twabonye ni session yitwa Tokyo session cyangwa se Asian session. Reka turebe ibiranga Tokyo session cyangwa se Asian session. Tokyo session cyangwa se Asian session nkuko twabibonye itangira saa 1 z'umugoroba ikageza saa 10 za mu gitondo ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva saa 7 z'ijoro kugeza saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tokyo session ifungurira muri Sydney session cyangwa se ifungura nyuma gato ya Sydney session, uko ifungura nyuma y'igihe gito Sydney session ifunguye. Muri icyo gihe igihugu cy'Ubuyapani muri Tokyo session cyane cyane nicyo kiba kiri
muri ibyo bikorwa bya trading. Muri Tokyo Session hakorwa trading y'amayeni cyangwa se JPY hamwe n'izindi currencies zo mu bihugu byo muri Aziya. Utumva yitwa Tokyo Session ngugira ngo ibikorwa bya trading bikorerwa muri iyo session bikorerwa muri Tokyo cyangwa se mu Buyapani gusa honyine. Hari forex transactions centers zitandukanye zikora ibikorwa bya trading muri iyi session ziherereye mu bindi bihugu byo muri Aziya nk'igihugu cya Singapore, muri Hong Kong no muri Sydney cyangwa se muri Australia. Main market participants cyangwa se ababa bagize iri soko b'ingirakamaro mu gihe cya Tokyo Session ni za central banks hamwe na large commercial companies cyangwa se amakampani manini akora ubucuruzi ajyana ibicuruzwa hanze muri biriya bihugu byo muri Aziya. Ndakeka wibuka ko cyangwa se ubizi ko ubukungu bw'Ubuyapani bugendera kuri export cyangwa se kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Nanone na China nayo yinjiramo muri ubwo bucuruzi, hanyuma hagahita habaho transactions runaka mu munsi ziturutse kuri ubwo bucuruzi buba bukorwa n'ibyo bihugu. Alright, liquidity muri iyi session iba rimwe na rimwe ari nkeya. Hari igihe gukora trading muri iyi session biba bimeze nko kuroba, kubera ko biba bisaba gutegereza igihe kirekire kugira ngo ufatishe ifi cyangwa se ugire inyungu runaka uhakorera. Alright, muri iki gihe cya liquidity nkeya usanga pairs nyinshi ziba ziri muri ranging period cyangwa se muri accumulation period, kandi isoko rikarangwa na spread nini cyane yasamye. Ababa bafite opportunity yo gukora trading muri iyi session ni short term day traders cyangwa se baba traders baba bashaka gufata udupips dukeya, cyangwa se babandi baba bategereje breakout ishobora kubaho muri session ikurikira ya London nyuma yuko Tokyo Session irimo kurangira. Alright, forex moves zibera muri Tokyo Session nizo zishobora gushyiraho umurongo mu bihe by'umunsi wose bikurikira, kubera ko aba traders muri session zikurikira, urugero nk'abo muri London na New York Session, bareba ibyabaye muri Tokyo Session kugira ngo bibafashe kuorganizinga cyangwa se gushyira ku murongo strategies bashobora gukoresha muri izo sessions zikurikira. Iyo big moves zirangiye zo muri London na New York Session, consolidation ihita yongera igatangira nanone, kuko Sydney Session na Tokyo Session biba bigiye gutangira. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni izihe currency pairs nshobora gukorera trading muri Tokyo Session? Niba uri umutrader ukunda kwifatira udupips dukeya, ni izihe currency pairs ushobora gukora trading? Kubera ko mu gihe cya Tokyo Session ari cyo gihe amakuru y'ubukungu ava muri Australia, New Zealand hamwe na Japan ashyirwa hanze. Iyi ni session itanga opportunity nziza yo gukorera trading izo news cyangwa se events, utradinga currency pairs ziherereyemo currencies z'ibyo bihugu. Muri iyo session niho haba movement nyinshi ku yen, mu gihe Japanese companies cyangwa se amakampani y'ubucuruzi yo mu Buyapani aba arimo gukora business. Nanone kubera ko na China ari economic superpower country, iyo hari economic news zishyizwe hanze muri China nabyo bita birema kwiyongera kwa volatility muri iyi session ya Tokyo Session. Bitewe n'ubwo bucuruzi bwo muri Australia, Japan na China, dushobora kubona movement yiyongera kuri currency pairs ziherereyemo Australian dollar na JPY muri iyi session ya Tokyo Session. Izo nizo currency pairs ushobora gukorera trading. Alright, ushobora kwibaza uti ese Tokyo Session yaba ari nziza kuri njye? Ubyemere cyangwa ubihakane, I don't care. Gukorera trading muri Tokyo Session bigendera kuri your personal trading style cyangwa se uburyo ukora trading ku giti cyawe, bikagendera nanone kuri risk tolerance cyangwa se risk wihanganira gufata, hamwe na your availability of time cyangwa se igihe gihagije ubona ufite. Ku Tokyo Session inasaba ko urara amajoro, iba ninjoro. Alright, niba ukunda gukora trading kuri volatility iri hasi na tight range market cyangwa se isoko ryegeranye, ukabona kunda gukora trading pairs zirimo Japanese yen, kandi ukaba witeguye kurara ijoro ureba mu gihe uherereye mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, Tokyo Session yaba ari nziza kuri wowe. It might be good fit for you. Alright, ariko niba ukunda gukorera trading currency pairs zifite volatility iri hejuru cyane na spread ntoya,
ukaba udakunda kurara ureba nijoro, nanone ukaba ukunda gukora trading mu yandi masaha, ukorera trading izindi currency pairs zitarimo Japanese yen, uzahita ubona Tokyo session atari nziza kuyikoreramo trading kuri wowe, ubundi utegereze izo sessions zindi nka London session na New York session. Right, ibyo ni biranga Tokyo session ugomba kumenya. Kubimenya bishobora gutuma uyihorera, ariko mu kuyihorera ukaba ushobora kugira gute kureba ku isoko ryitwara mu gihe irimo kurangira izindi sessions zikurikira zitangira. Right, indi session ya gatatu iranga iri soko rya forex ribera online mu masaha 28 y'umunsi ni session yitwa London session. Ngibi bimwe mu biranga London session ugomba kumenya. So guys, nkuko twabibonye, London session itangira saa 9 z'ijoro igafunga saa 6 zuzuye z'amanywa ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Central Africa Time, cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Iyo isoko ryo muri Asia rigiye gufunga, cyangwa se iyo Asian session igiye gufunga, nibwo isoko ryo muri Europe cyangwa se mu Burayi riba ririmo gufungura cyangwa se riba ririmo kwinjiramo. So guys, kubera ko hirya no hino ku isi mu Burayi haba hari centers nyinshi za trading, muri London session niho aba traders benshi baba bahanze ijisho. Umva neza, London session ni iby'ingirakamaro wa forex traders kubera ko irangwa na high liquidity, cyangwa se liquidity iri hejuru cyane, hamwe na price movement igenda vuba vuba, cyangwa se volatility ndende. Nanone ikarangwa na spread nkeya bitewe no kwiyongera kwa liquidity mu isoko, cyangwa se bitewe no kwiyongera kw'amafaranga mu isoko. Alright, London session ifatwa nka session y'urufunguzo rwa daily trends, cyangwa se ifatwa nk'urufunguzo rufungura gufata ku icyerekezo cy'isoko, hanyuma igatanga opportunities nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi bwo gukora trading kuri currency pairs zitandukanye, cyane cyane ziherereyemo euro ni pound. Tugiye mu mateka, London yahoze ari center ya trade cyangwa se center y'ubucuruzi. Ubu ngubu ifatwa nka center ya forex capital ku isi, aho iberamo ibihumbi n'ibihumbi bya forex transactions buri munota. Alright, nibura 43% bya forex transactions bibera muri London, cyangwa se muri London session. Aba traders benshi bafata London nka European trading session, ariko nubwo yitwa London session, mu Burayi bwose hari n'izindi centers za trading ziba zifunguye muri iyi London session, iziri Geneve mu Busuwisi, iziri muri Frankfurt mu Budage, iziri muri Zurich, iziri muri Luxembourg, iziri Paris mu Bufaransa, iziri Hamburg, n'iziri Edinburgh, n'iziri muri Amsterdam. Muri ibyo bihugu byose maje kuvuga, aho hantu hagiye hayerereye centers za trading, kandi zose ziba zikora muri London session. Alright, bitewe n'umubare mwinshi wa transactions zibera muri London session, bituma iyi session igira volatility ndende cyane kandi karangwa na spread nkeya. Trend nyinshi isoko rifata zitangirira muri London session, hanyuma zigakomeza zikagenda kugeza ku ntangiriro ya New York session, cyangwa se New York session yinjiyemo nayo. Alright, volatility muri London session igabanuka gake muri middle ya session, cyangwa se hagati muri session, igihe aba traders baba bagiye gufata range bategereje gato ko New York trading session itangira. Trends isoko riba ryafashe muri London session hari igihe rimwe na rimwe zikora reverse, cyangwa se gusubira inyuma gato kuri end, cyangwa se ku mpera ya London session, igihe European traders baba bafashe umwanzuro wo gufata inyungu. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni izihe currency pairs nshobora gukorera trading muri London session? Bitewe na transactions nyinshi zikorerwa muri London session, haba hari liquidity nyinshi cyane muri London session. Ibyo bituma pairs nyinshi hafi ya zose zishobora kuba traded muri iyo session. Ni byiza cyane muri London session gukorera trading major currency pairs nka Euro USD, GBP USD, USD JPY na USD CHF, kubera ko izi pairs ziba zifite spread nto cyane, kandi nanone izi pairs nizo zikunda kuba influenced cyane na news report
ishyirwa hanze muri European session cyangwa muri London session. Alright, nanone ushobora gukorera trading pairs zirimo yen yo mu Buyapani, urugero nka Euro JPY na GBP JPY, kubera ko izi pairs nazo zikunda kugira volatility iri hejuru muri iyi session. Muri make, niba uri comfortable mu gukora trading mu gihe isoko rifite volatility ndende, ukaba unakunda gukora trading mu masaha ya business yo mu Burayi na United States cyangwa se muri Amerika, London session ni nziza cyane kuri wowe. Alright, if you are comfortable with the high volatility and prefer trading during the European and the United States business hours, the London session might be a good fit for you as a trader. Alright, ubwinshi bw'amakuru y'ubukungu ashyirwa hanze muri London session nabwo butanga opportunities nziza ku ba traders bafite ubumenyi bwo gukorera trading fundamental news, ubundi bagahita bazibyaza umusaruro mu gihe gito bitewe na volatility zita zizana mu isoko. So guys, ibyo nibyo biranga London session. Ndakeka ubashije kubyumva neza, aba unabashije kumva icyo yagufasha nk'umutrader ubihuje na strategies zawe za trading ukoresha. Alright, twagiye ku yindi session ya kane iba mu masaha 28 y'umunsi mu isoko rya forex trading. Indi session ya kane ni session yitwa New York session. Ngibi bimwe mu biranga New York session ugomba kumenya. So guys, iyo aba traders bo mu Burayi bavuye gufata lunch muri middle ya European session cyangwa se muri middle ya London session, US session cyangwa se New York session ihita itangira, mu gihe aba traders bo muri Amerika binjiye mu office cyangwa se bavuye ku buriri bwabo mu gihe bakorera trading mu rugo saa 2 za mu gitondo kuri Eastern Standard Time. Ubwo ni saa 8 z'amanywa ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Cyo nicyo gihe New York session itangirira. Nkuko twabibonye, New York session itangira saa 2 za mu gitondo ikageza cyangwa se igafunga saa 11 z'umugoroba ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva saa 8 z'amanywa kugeza saa 5 z'ijoro ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Alright, nkuko bimeze muri Asia hamwe no mu Burayi, United States ifite major financial market centers ba traders baba bahanze amaso. Iyo center ikaba iherereye muri New York, umujyi utajya usinzira. Alright, hano muri trading nibura 17% bya forex transactions zose zibera muri New York session. Aba traders benshi bafata New York session nka North American trading session cyangwa se trading session ya Amerika y'Amajyaruguru, kubera ko nyuma ya trading centers ziri muri New York hari n'izindi trading centers dusanga muri Chicago hamwe n'izindi dusanga muri Toronto muri Canada. Alright, izi tips ugomba kumenya mu gihe ukorera trading muri New York session. Ugomba kumenya ko New York session ari session ibifite high liquidity na volatility ndende igifungura, kubera ko iba ihuriranye na European session cyangwa se London session. Economic reports nyinshi cyangwa se amakuru y'ubukungu menshi ashyirwa hanze hafi ku ntangiro ya New York session mu masaha ya saa 8 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uzabyitegereze neza uzabibona. Wibuke ko 85% za trade zose zikorwa ziba zirimo idolari bitewe n'ubukungu bwa Amerika buri hejuru, kandi n'idolari rikaba ari reserve currency y'ibihugu byose byo ku isi. Iyo United States economic data zishyizwe hanze bihita bisunika isoko cyane, volatility ikiyongera. Alright, iyo London session ifunze, icyo gihe liquidity na volatility bitangira kugenda gake muri New York session, kuko iba isigaye ariyo session yonyine irimo gukora mu isoko cyangwa se ifunguye. Ushobora kwibaza uti ese ni izihe currency pairs nshobora gukorera trading muri New York session? Mbere na mbere ugomba kumva ko haba hari liquidity nyinshi cyane mu gihe European na United States markets bifunguriye icyarimwe, cyangwa se ugomba kumva ko haba hari liquidity nyinshi cyane
kuri overlap ya London na New York session. Ibi bikaba bikwemerera gukorera trading buri pair iyo ari yo yose dusanga muri forex market, ariko ni byiza kwizirika kuri major na minor currency pairs, noneho za zindi ziri exotic ukazihorera. Alright, United States dollar cyangwa se USD niyo currency ikorerwa trading cyane muri iyi session ya New York session, kubera ko ari ryo faranga y'igihugu cya Amerika. Ni ukuvuga ko muri iki gihe transactions nyinshi ziba zikorerwa ku idolari. Buri umwe wese aba ari hanze amaso muri iyi session, dore ko ari nacyo gihe imibare y'amakuru y'ubukungu atangazwa ku idolari, urugero nk'amakuru ya Federal Reserve Interest Rate Decisions, GDP reports, CPI, non-farm payroll cyangwa se NFP data. Ayo makuru yose ashyirwa hanze muri iyi session ya New York session, noneho bigatuma currency pairs zose ziherereyemo idolari zigira volatility ndende. Alright, muri make izi economic reports cyangwa se economic data iyo zishyizwe hanze zaba ziri beta cyangwa se worse than expected, zishakinga cyangwa se zizunguza isoko zirijyana hejuru cyangwa se hasi, hanyuma major currency pairs na Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF na USD CAD zigahita zitangira kugenda vuba vuba. Alright, ushobora kwibaza uti ese New York session yaba ari session nziza kuri nge nkaba nayikoreramo trading? Niba utuye muri biriya bihugu byo muri Amerika y'Amajyaruguru nko muri United States of America, ukaba utuye muri Canada, cyangwa se ukaba ukunda gukorera trading mu masaha ya business zo muri Amerika na Canada, New York session ni session nziza kuri wowe, kubera ko ni session ibirimo liquidity na volatility nyinshi, by'umwihariko kuri pairs ziherereyemo United States dollar cyangwa se USD na Canadian dollar cyangwa se CAD. Alright, ikindi nanone iyi session niyo session United States Economic News zishyirirwa hanze. Ivyo bikaba ari opportunity nziza cyangwa se uburyo bwiza kuba traders bakorera trading ya news mu gihe bubatse strategy nziza ibafasha gukorera trading izi fundamental news. Alright, so guys, ndakeka usobanukiwe neza New York session icyo ari cyo ndetse n'ibiyiranga byose mu gihe irimo kuba. Noneho ushobora kwibaza uti ese ni ikihe gihe cyiza cy'umunsi ushobora gukoreramo trading ya forex trading muri rusange? Ubatse strategies zawe uzi gukora analysis neza, ushobora kwibaza uti ni igihe cyiza cy'umunsi nshobora gutegereza nkaba nareba ko strategies zanjye nkoresha zabaye confirmed nka pressing orders zanjye mu isoko. Nkuko nakomeje kubivuga, isoko rya forex rikora amasaha 24 y'umunsi mu minsi 5 mu cyumweru. Muri icyo gihe mu isoko haba harimo opportunities nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi ku traders bari hirya no hino ku isi kuba babyaza umusaruro iri soko. Ariko nubwo iri soko riba rifunguye aya masaha yose y'umunsi, ntago aya masaha yose aremye kimwe uburyo isoko rigenda, cyangwa se ntago aya masaha yose wakwinjira mu isoko igihe ushakiye ngo isoko urikuremo inyungu. Alright, hari amasaha yihariye y'umunsi ushobora kwinjira muri iri soko bitewe n'ibiranga ayo masaha, ubundi ukaba waribyaza umusaruro. Kubasha kumenya igihe cyanyacyo ushobora kwinjira muri iri soko mu gihe ukora trading ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro bizagufasha kubasha kubyaza umusaruro iri soko mu gihe kirekire, bikaba byatuma wongera inyungu urikuramo, ubundi ukagabanya amariske ushobora guhura nayo. Alright, amwe mu masaha meza yo gukorera trading cyangwa se yo gukora trading cyangwa se yo kwinjiza orders zawe mu isoko ya forex ribera online, mu kwita cyane kuri session overlap cyangwa se no kwinjira muri cyagiye session imwe ihura n'indi. Cyane cyane aho London session ihurira na New York session, haba hari opportunity nziza yo kwinjira mu isoko ukaba wakorera inyungu, kuko ari cyo gihe mu isoko haba harimo liquidity nyinshi cyane na volatility ndende hamwe na spread nkeya. Alright, kugira ngo umaje kubyumva amasaha meza y'umunsi ushobora kwinjira muri iri soko. Alright, so guys, ndakeka ubu nonaha ubashije kumva no gusobanukirwa neza ibiranga Sydney session
ukaba wumvise neza ibiranga Tokyo Session, wumvishe neza ibiranga London Session, ndetse ukaba wumvise ukanasobanukirwa neza ibiranga New York Session. Kubasha kumva neza no gusobanukirwa neza ibiranga izi session zose nabyo bishobora gutuma ukorera amafaranga hano mu isoko, kubera ko bizagufasha kubasha guhitamo igihe cya nyacyo cyo gufata umwanzuro wa nyawo wo kwinjira mu isoko mu gihe isoko rifite volatility ndende na spread nkeya. Ubundi waba wakoze analysis neza ugahita ugendana n'icyerekezo isoko riganyemo, ugahita ukorera inyungu igihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, kimwe ugomba kumenya niba uri forex trader cyangwa se niba uteganya kuba professional forex trader, ugomba kumenya ko amasaha yose ataramwe muri iyi business, ukongera ukamenya nanone ko iminsi yose atari imwe muri iyi business. Ibyo bizatuma umenya uko ugomba kwitwara muri iyi business, nyuma ube professional, ubundi bigukure muri za rukurikira izindi zitradinga zigendeye ku marangamutima yazo hamwe n'ibyiyumvo byazo, aho gukora trading zigendeye kuri reality y'isoko cyangwa se uko isoko rimeze cyangwa se ryaremwe. Alright, things I wish I would have known when I first started trading. Number one, take risks. You can live the exact same life you want right now. It's not going to get you anywhere by doing the exact same thing. You're gonna have the same income, same lifestyle. A lot of you guys are complaining that you're not okay with that, but you're scared of trying new things. Take the risk always, always. And number two, keep a tracker. You're never really going to get good at trading if you're not at least acknowledging the wins you made, the losses you made. Number three, every single day is not a trading day. You can analyze, you can show up every day, you can back test every day, but when it's time to actually place a trade and make some money, it's not every single day. Number four, spend the money on a mentor or a program. You're not gonna get anywhere learning for free. Why? Because there's so many things that you can access for free, as opposed to something structured from A to Z from somebody that you guys look up to. Which leads me into point number five. Whoever that person is that you study from, do not try to emulate yourself after them. If it took me 4 years to get here, but you're on year 6 and you're still trying to figure it out, do not get jealous. Everybody is different. It may take you 2 years to get to where I got. It just depends. Alright, so guys, waba umaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe, reba none muri description cyangwa se muri comments urahita wasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahita wasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker. Urahita ubona neza uko wafungura Rio cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushyira no gukura amafaranga yawe kuri account ya trading, harimo MTN, Mobile Money na Airtel Money. Alright, urasubscribe na like, unakomeza gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka twongere duhure muri ndi somo rikurikira gukomeza gusobanukirwa no kureba kure nibikomeze bibane nawe. Bye bye.